uwo mugore wawe washatse ntago wibeshye, ntago wari waribeshye, ubwiza wamubonagamo aracyabufite. Wibona byaye kabiri ngo uhite wumva yavuye mu kibuga. Oya, arahuze, yahugiye mu bana, ahugiye mu rubyaro wamubyaje, ahugiye mu kubaka famiye mwasezeranye imbere y'idarapo. Wishaka guhita ujya mu tundi two hirya no hino. Ibuka inshingano, ibuka ko wasinye ku idarapo ukavuga ko uwo muntu muzabana akaramata mu byiza no mu bibi. Wibona atangiye kuzana ibicece ngo uhite utangira kujya ureka kumwita sheri. Oya, wimusimbuza oya. Uwo ni umuntu muzabana ubuzima bwose. Abana babahuriyeho bazahora babita papa na mama. Mwubahe, muteteshe, mutahanira uturabyo, arabikwiye, arakurerera. Kuriya guhamagara saa 9 z'ijoro agutesha umutwe ntabwo aba ari ukumugutesha umutwe, si no gushaka gukireya ibibazo muri famiye. Yavuye iwabo, yahunze ababyeyi, yabaga nta kibazo afite, arya aryama azi iwawe. Uramuraza ijoro wenyine gute? Ko ufite umunsi wawe wose wo kuba uri wenyine, wamuhari ijoro ukamupfumbata kumva ubushyuhe bw'umugabo? Niko biriya wanga kumukorera ko nabo ababishaka, biriya ujya gukorera abana b'abakobwa bandi ko nabo babishaka. Ibyo byishimo, ubwo buryohe, umunezero ko nabo bawifuza.